Shalom, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nk'uko dusanzwe tumenyeranye, ndumva hari muri bamwe tumaze kujya bakurikira ibiganiro byanjye munsi. Nitwa Mukarugera Valentine, umubyeyi Imana yagiriye ubuntu, mfite umutware n'abana. Ndashima Imana ko yongeye kumpa aka kanya ko kugira ngo tuze kubana muri iki kiganiro. Ndanezerewe mu mutima wanjye ko n'ubuntu numva ngiriwe bwo kongera kugira ngo nze kuvugira hano kuri uru rubuga, abantu benshi bazabasha kunkurikirana, kandi mboneyeho gushimira n'abagiye bakurikirana ibiganiro byanjye kuri YouTube. Narabashimye rwose abagiye bitanga bakankurikira, kandi akizera ko n'ubundi muzakomeza kunkurikira mu biganiro ngenda ntambutse kuri YouTube. Imana iduhane umugisha. Reka rero dutangire dusenga Imana, noneho gahunda ikomeze. Ndagushimiye Uwiteka Imana yacu, Data mwiza ndaguhimbaje, uri Imana nziza, uri Imana idahinduka, uri Imana idukunda. Nkushime ko wampaye n'umwanya Uwiteka Imana nk'uyu nguyu. Hari benshi batagira ubuntu bwo kuwubona, Mwami, bamwe bapfuye, abandi bakoze za gisida, abandi bari mu ngo zabo, abandi bari mu tuzi dutandukanye. Imana ngenda gushima ko umpaye kongera kuvugira hano hantu kuri uru rubuga rukugirwa n'abantu benshi. Uwiteka Imana nkuru, sabye imbaraga zawe n'umwuka wawe kugira ngo azagaragare hano hantu. Mbere ya byose ubanze unyeze untunganye Uwiteka Imana, unkurire ikimwisi nacyo mu izina rya Yesu, kuko Uwiteka Imana ngiye kuvuga ijambo ryawe, ngiye kuganira ibyo washyize muri njyewe, ngiye kuganira ibyo wampaye Imana, kugira ngo imitima yose izabasha kwakira ijambo nzavuga, ikiganiro nzatambutsa, n'ukuri yose uzagubwe neza, kandi ibyo ngiye kuvuga Uwiteka Imana bizagire aho bizakora kubasha kubyumva, aho uzabasha kugira ngo ubutumwa buzamugereho, n'ukuri Imana buzabashe kumuhindura. Kandi nanjye nyiri kubutanga Uwiteka Imana nyemere nkubere mikoro wivugire muri njyewe. Ngende umwana w'umuntu wambaye n'umubiri n'amaraso, ariko Yesu Kristo ubasha kugira ibyo ukorera muri njyewe. Nuko ndakunyura kugira ngo ndeke nkubere mikoro maze uvugire muri njye. Uwiteka Imana uzahaza imitima y'abantu benshi, kandi nanjye Uwiteka nyiri kubitanga nkeneye guhazwa nawe mu gihe cyose. Ushimwe ko ungiriye neza, umwanya umbere umwanya w'umugisha, uzumva buno butumwa uzamubere umwanya w'umugisha. Ndasabye muri byose kugira ngo tugire neza Uwiteka Imana, ungirire neza, ugendere neza buri wese uri mu mwanya nk'uyu nguyu ndimo mu gukora umurimo wawe, nawe umusange umugirire neza. Usenze nizeye mu izina rya Yesu murakoze, amen. Ndanezerewe cyane rero. Imana niduhana umugisha nshuti z'umusaraba. Ubushize twagiye tuganira, nababwiye ko kuva n'umwaka watangira nagize gahunda yo kuba nzajya ntanga ikiganiro cyitwa agaciro k'umuntu ku Mana no ku muntu, cyangwa ku Mana no kuri bagenzi bacu. Ni ukuvuga ko twe turi abantu nyine, kandi abo tubona nabo ni abantu, ariko Imana yo tuyahera mu ijuru, Imana igendana natwe. Nuko rero ijambo agaciro icyo uyu munsi ndi burebeho, ariko noneho ndaza kureba cyane cyane ku bijyanye no ku murimo w'Imana, itorero, umurimo w'Imana, abakozi b'Imana. Niho hantu turi gushaka kurebaho ku kijyanye buryo ki itorero muri ino minsi rihagaze, buryo ki abitwa abakozi b'Imana bahagaze. Ni ukuri ntabwo byoroshye, ni ibintu abantu basa nkaho bashaka kugira ibanga, ni ibintu bisa nkaho bashaka kugira ubwiru, kuvuga ngo icyo kintu wagikoze waba wishe umurimo w'Imana, waba ugiye gusebanya. Ibyo mvuga ntabwo ari mu rwego rwo gusebanya, ahubwo ndagira ngo tuze kuza kuganira ku rwego rwo kugira ngo tumenye gute umurimo w'Imana ugomba kubakwa. Muri iki gihe turi mu gihe cya korona, ariko mu by'ukuri urebye umuntu yavuga ngo korona ni iki cyayizanye? Ijambo ry'Imana ryo ryagiye ritubwira ko mu gihe cy'imperuka hazagenda habaho ibyago, hazabaho inzara, hazabaho intambara, ibintu nk'ibyo ngibyo twagiye tubibona. Ariko noneho tugeze mu gihe cy'indwara z'ibyorezo. Hano turiho umuntu ejo nibwo twahoze turi kuganira, mbwa ati uzi ko aho ngaho iwanyu hageze korona ya kabiri. Iyo korona ya kabiri sinzi ubwoko bwayo, ntajaze n'iya kabiri n'iya gatatu n'iya gatanu, ariko ibyo ari byo byose biza kubera ko hari impamvu runaka Imana izi twebwe tutazi. Mu gihe cyayo rero Imana yateganyije n'ubundi izarangira. Imana nitugirire neza. Ndagira ngo ahari se twihuse turasoma ijambo ry'Imana. Hari korasi imwe twagiye dukunda kuririmba avuga ngo umva Yesu yangiriye neza, 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 umva Umwami yangiriye neza,
ngumva Yesu yangiriye neza, ndamushima yangiriye neza, ndamuririmba yangiriye neza, umva Yesu yangiriye neza, ngumva Yesu yangiriye neza, uwo mwami yangiriye neza, uwo mwami njyewe ndamuririmba, uwo mwami yangiriye neza, umva Yesu yangiriye neza, umva Yesu yangiriye neza, umva Yesu yangiriye neza, ngo uwo mwami yangiriye neza. Haleluya. Ni ukuri mureke mbabwire, uyu mwanya numvise nshimye Imana mu mutima wanjye kubera ko Yesu yangiriye neza. Nari ndi mu magana menshi y'abanyabyaha, aho Imana hari yashimye, yagubye ko yarashimye ko mpaguma nkiri umwana w'umukobwa, nkura nkiri mutoya, nkura numva ashimye Imana, yarantoranyije mu magana menshi y'abanyabyaha, Imana irangiza impama agakiza. Si uko njye nari mwiza, si uko njye nari icyo nahaye Imana, ahubwo n'ubuntu bw'Imana yangiriye. Ndayishima rero kuko Imana yangiriye neza bene data. Ndayishima muri iki gihugu cy'amahanga, ubwo benshi bo kugenda babivamo, ubwo benshi babirambiwe bene data, abantu b'Imana. Ndashima Imana. Numvisha ari muri njyewe agakiza Imana yampaye ariko kugundira. Ntabwo byoroshye. Bantu b'Imana, abantu basha kunyumva. Ahantu ndi ntabwo ndivuga ngo ntabwo byoroshye. Nabasha kuba ndi mu idini, nabasha kuba ndi mu itorero, ariko ntarikirizwamo ntacyo byaba bimaze, ariko navuga ngo ntabwo byoroshye. Kuko uno mubiri twambaye urimo amazi n'amaraso, ntabwo byoroshye kuwutunga muri ubu burayi, ntabwo byoroshye kugundira agakiza umuntu Imana yamuhaye. Numvisha ari ubuntu rero bukomeye cyane Imana yangiriye neza. Njye navuze ngo turigisha, nako ni mu cyigisho wenda navuga, ariko naho njye nakise ikiganiro cy'agaciro k'umuntu, agaciro k'umuntu ku Mana, agaciro kanjye kuri mugenzi wanjye agaciro kuri njyewe n'imbere y'Imana. Ariko none uyu munsi reka tuvuge ko agaciro k'itorero n'umukristo mu itorero, agaciro k'umuntu mu itorero, ni gaciro ki muri iki gihe cya none twebwe duhana? Ni gaciro bwoko ki abakozi b'Imana baha abakristo, abakozi b'Imana bashumba bashumbuye amatorero? Ni akahe gaciro muri guha abakristo, ni akahe muri gutanga? Ese nkatwe nk'abakristo turi kwifata gute mu itorero? Nubwo bidakunda kuvugwa cyangwa se bisa nk'ibigirwa irungu, ariko bibere kugira ngo ubwami bw'Imana Kristo tubashe kubwubaka. Ndagira ngo dutangire dusoma ijambo ry'Imana, kuko ikintu tutunga muri no sindi imyoza cyane, no muri no misufite n'ikibazo cyo gusoma, kuko nagiraga Bibiliya nini hano, ubu narayibuze mfite ikibazo cyo gusoma inyuguti ntoya, soma ngenda asa nk'usimbuka nk'utaruka, ariko Imana ningirira neza nzongera mbone Bibiliya nini, kuko birasa nk'ibingoye. Ndashyira muri net kugira ngo nkunde kubona, ariko nabwo ntabwo byoroshye. Turasoma amagambo ari muri Yesaya 58. 58. Noneho rero dusome duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, ititira haravuga ngo, idini itaryarya niyo Imana ishima. Idini itaryarya niyo Imana ishima. Ngo shyira ejuru cyane, we kugerura, rangurura ijwi ryawe nkikondera, ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabwo. Icyakora bashaka uko bukeye, bishimira kumenya inzira zanjye, nk'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka, ntirireke amategeko y'Imana yabo, niko bansaba amategeko yo gukiranuka, bakishimira gusanga Imana. Turakomeza ngo, ndetse ngo barabaza bati, mbese igituma twiriza ubusa ntubyiteho ni iki? Ni iki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Imana nishimwe. Ni ukuri hano Mwuka w'Imana adusobanurira uburyo ki idini ritaryarya ari ryo Imana ishima. Ariko noneho natwe turirimo cyangwa abariyoboye, bamwe muri iki gihe babaye abantu basa nkaho twabyita ari nk'uburyarya, ariko byo bakabyerekana ko ari iby'umucyo, ari umucyo,
ari umucyo uririmo, umuntu akaguhemukira ari mu idini akakwereka ko nta kibazo ari umucyo cyangwa afite uburenganzira kuko yasizweho amavuta mbese idini cyangwa itorero, bamwe mu bayobozi, bamwe mu bitwa abapasiteri, bamwe mu bitwa abashumba b'igihe cya none yesigaye mbita gukora abapagani bo mu rusengero, kuko umuntu ubusumba itorero yajya kuyabona arakora mbese byangwa n'uwiteka yitwaje ko ari we ijambo ry'Imana ribasha gucamo. Hari na umwe muri bo nabashe kubanyana nawe niwe bavuze ngo iyo umuntu ngo akoze icyaha ukayikora bacyumvikanye na mugenzi wawe ngo ibyo nta kibazo, ariko ntabwo ari cyo Imana itubwiye. Ni ukuri pe. Hano umwe niwe bibaje ati ese kuki twebwe tubasha kuba dukiranuka tukadusenga ntutwumve? Ese kuki twose twibabaza ntutwimuka twima amatwi? Ariko Imana yo yonyine rero ifite impamvu hano hantu yashatse kubyerekana, kuko yari twenda harya abantu bamwe tuzishyira hejuru tukumva ko ibyo byose ari twebwe byakarebye, tukumva ko ibyo byose ari twebwe ahari mbese ba nyir'ubwite tugomba kuba twabikora, nta wundi muntu byareba. Ariko ngo ijambo ry'Imana tubwira ko ngo ukora ibyo gukiranuka wese ngo Imana iramwemera, kuko ngo twebwe ngo dushaka Imana uko bwije n'uko bukeye, tukiha kuvuga ngo turi mu mategeko yayo, ariko nyamara tukayarengaho, tukareka Imana ko twebwe tubirimo, nyamara mu by'ukuri amategeko twamaze kuyashyira ku ruhande, tukareka abandi bantu ko tubirimo neza, ariko inshingano Imana yaduhaye muri twebwe twamaze kuzishyira ku ruhande. Gasanga umuntu n'umupasiteri yasengewe, ariko inshingano yazishyize ku ruhande kandi abirimo pe, akakwereka ko bino kuko ngo yasizwe amavuta, kuko yize teoloji. Bene data abantu b'Imana, umva hari igihe abantu bateye kwanga umuntu, ugasanga abapasiteri bamwe ngo baratinyitse, umupasiteri ashobora akora wenda nk'ikibazo ngo ntabwo bamuhugura, pasiteri ntiyavukika, pasiteri ntiyaganirizwa. Ariko ntabwo ari ko ijambo ry'Imana ritubwira. None se nimba ayo mategeko y'Imana nibyo byo wemera imbere y'itero bajya kugusengera kugushyiraho ibiganza, uyu munsi utakibyemera kuko wenda wa wundi wagusengeye mutere kuba atanakubona. Ariko hari iby'ijambo ry'Imana ritubwira ngo twirirwa dushaka Imana, twirirwa tuvuga ibyayo, ariko amategeko yayo tukayashyira ku ruhande. Noneho hano bakomeje baratubwira ku murongo wundi ukurikiye, tugiye ku murongo wa 3. Ku murongo wa 3 ntihavutse ngo ndetse ngo barabaza bati mbese igituma twiriza ubusa ntubyemere niki? Ngo niki gituma twibaza ukatwirengagiza? Umuntu ngo agiye kwiyiriza, ariko gute Mana rwose ko mbikora se ko nanigishije, ariko Mana ntusubize ibyanjye, Mana ko navuye uyu munsi wenda no kuvuga ubutumwa Imana nkaba ntarimo kunsubiza, ko ejo navuye kuvuga ubutumwa ku musozi runaka, navuye gusenya ku musozi runaka, ariko Imana ikaba itari kunsubiza. Si uko wenda ayo mategeko y'Imana itubwiye ngo turayirengagiza, ahubwo hari igihe utanayirengagiza ukayakora, ariko wangiza ukanayavangira, ukavangamo n'ibindi Imana idashima, ugasanga bimwe na bimwe biragenda bikuzaho, ugasanga ibyo ari byose hari umusinzi utangiye kujya unywa inzoga bwihishwa, hari umusambanyi urajya gusambana n'abagore, cyangwa ukajya gusambana n'abakobwa, cyangwa ukoresha mu itorero b'abadiyakoni bawe cyangwa abandi bantu bo mu rusengero rwawe, kandi two ngo uvuye gusenga, ubwo ngo uvuye kuvuga ubutumwa. Ugasanga ibyo bintu rero Imana irabyima amaso, ikima amaso ibyo ukora cyangwa ibyo uyibwira. Nibwo uzasanga rimwe na rimwe uwo muntu nta mwuka w'Imana agifite, ukavuga ijambo ry'Imana rwose pe, abantu bose bakaba bakwikubita basakihana, ariko ugasanga nta mwuka w'Imana ufite, ukaba utanasengera n'umurwayi ngo akire. Muri iki gihe cya none uko ntibyoroshye kubona amatorero amwe namwe utabwa umurwayi ngo agende bamusengere, bute kanaka ararwaye afite indwara y'icyorezo runaka cyangwa indwara runaka ananiranye, hakaba hari umukozi w'Imana wamusengera. Abantu benshi basigaye batinya no gusengera abarwayi. Kubera iki? Uramusengera se umushyiraho amaboko nawe ubwawe utiyizeye? Ntabwo bworoshye. Nibwo uzasanga umuntu atajya kubaza gusa kuki ngiye Imana nyisenga ariko ntinyumve, kuki ngiye Imana nyisenga ariko ntikorire, kandi ngiye ndi umuyobozi, kandi ngewe ndi umwevangeliste, ndi mwarimu, kandi ngewe ndi diakoni, kandi ngewe ndi pasiteri. Cyane cyane abapasiteri mu nyumva rero mumbabarire, kwarigiye muri no misara abapasiteri bamwe bakabije pe, sindi kuvuga bose ariko ndavuga mu bonze. Narababwiye mu minsi yashize ngo Imana yaranyigisha mu guhera mu 2013, mu bayanyishe harimo n'abakozi b'Imana bamwe na bamwe nagiye mbona bagenda babirimo, ariko ugasanga babivuyemo, ariko ibyo basigaye ugasanga nsigaye byita ko ari ukugendana imisaraba ku makote. Ugasanga umuntu afite umusaraba ku makote, ariko ibyo aribyo byose mu mutima we byashizemo nta kintu gifitiye indani. Yabaye nka ya bido iteretse, hari umuntu akajya yibona iteretse ariko amazi yarashizemo. Iyo ukomanze rero bidaterememo amazi wumva ihubangara gutyo kuva ku hitwe gutyo yarikubita hasi. Ni nk'umuntu wamaze gushira mu mwuka w'Imana, ugasanga afite inzangano,
afite ishyari, afite gusebanya, kandi akabikora mu itorero, akaba yakwikoma ngo ngo ngiye ngo idini ni iryanjye, itorero ni iryanjye. Wikomanga ku gitorero kandi itorero ni irya Kristo. Ikibazo no ku muntu muri no minsi ya none uvuga ngo idini ni iryanjye, ngo ni ibintu byanjye. Ejo uzashaka kuzapfa, wanapfa nibura utari wihana, Imana itakugiriye neza ngo n'igihe cyo kwihana ugasanga urabisize, kandi uravuga ngo ni ibyawe. Mpamvu umurimo w'Imana rero, umurimo w'Imana ni rusange, abantu bakwiye kuwukora, kuko uyu muntu ni umukristo wanjye, uyu muntu ni mwene data, dukora umurimo w'Imana, reka nanjye mufate nka mwene data. Nayo habaye kwikomanga ku gituza, kandi tuzi ko ibyo ngibyo turimo yari iby'Imana yaduhamagariye. Umurimo w'Imana ni rusange. Ni ukuri ntabwo byoroshye. Ahangaha rero ijambo ry'Imana ryongeye rikatubwira ngo kutakira ku murongo wa 3 ngo mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu. Igihe cyo gusenga abantu mbese kumva akugira ngo ukore iby'amasengesho gusaba, abo ngo ubonye igihe cyo kwinezeza ubwawe, gukora ibyo ushaka, agahemukira uwo ushaka, ukavuga ibyo ushaka, ibintu byose ushaka, kuko wumva ko naho uri gukora ibyaha ntawe kureba, cyangwa se ari gukorera ibyaha nta n'undi mupasiteri wari mbese wabaye nk'ikigirwamana. Ugasanga umupasiteri umwe, abapasiteri bamwe nabo ugasanga bigize ibigirwamana, abavuga butumwa bamwe bigize ibigirwamana, ariko mumenye ko hari umunsi w'urubanza imbere y'Imana. Ese nkucira urubanza, ko ijambo ry'Imana yatubwira ngo ninjya gukura umugogo mu ijisho rya mugenzi wanjye, nanjye manze nirebe. Nanjye rero ndagutunga agatoki, nanjye ubwanjye nkitunga. Ariko byari bikwiye kugira ngo tubivuge ijambo ryo ngo rangurura. Hano ni ko ijambo ry'Imana tubwiye ku murongo wa 2 ngo shyira hejuru uvuge cyane, we kugera urangurira ijwi ryawe nkikondera, ubwira ubwoko bwanjye. Ndi kukubwira nanjye nibwira, kuko nanjye sinisize. Kuko ubugingo ni ubw'umuntu ku giti cye, nugirirwa umugisha uzahembura ubugingo bwawe no ku bwanjye, nanjye nigirirwa umugisha ubugingo ngazabahembura ku bw'ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana turi gusa kugira ngo turisangire. Igihe cyo kwinezeza ukabona igihe cyo guhemuka, ukabona igihe cyo gutukana, ukabona igihe cyo kugambana, ukabona igihe cyo kwirukana. Noneho muri no misageze n'ibintu byo kwirukana abantu mu matorero. Muravuga ngo sohoka mu rusengero rwanjye ngo ukene n'undi mutemera ibyo mvuga. Umuntu agakora ikosa mu rusengero, ukabona hari ikibazo cyo kugira ngo uramusanze umugirira inama ngo sohoka mu rusengero. Wazagera icyo fati rwose mwene data ko hari byageze gute dutunganye, reka dewo umuntu hajya ababarira. Oya mumbare mumbwire koko nk'umupasiteri utababarira, nk'umuvuga butumwa utababarira, nk'umudiyakoni utababarira, uwo muntu azajya mu ijuru. Ese uwo muntu harakure ko umukozi w'Imana akajya yihagarara imbere y'itora akigisha. Hari ahantu hamwe negeze njya, umuntu umwe arambwira ati rero rwose nimba utemera ibyo mvuga uzasohoke mu itorero ryanjye ugende, singushaka hano. Singushaka. Munakagwate se rwose muyobozi ko uyu munsi wenda waje wambara urukweto, ubona wenda wambara urukweto rumwe n'urw'umugore undi n'urwawe, dore wakoze ikosa ahangaha wari kuzihindura ndetse mwibeshye. Ibyo ntabwo bikureba, ngiye ndi pasiteri. Ariko se mu by'ukuri byaba bihindutse. Pasiteri kugejeje gutya mu itorero rwose ko byari kubura ntibyari kugenda gutya, bura nyamara mwibagiwe. Ibi ntibikureba, itorero idini ni iryanjye. Mu by'ukuri ntabwo bikwiriye mu nzu y'Imana. Ntabwo bikwiriye ku giti cyanjye uko mbyumva. Niyo mpamvu navuze ngo tuzatuganira, hazajyaho n'abandi bampa commentaire kugira ngo turebe uburyo kitwa ku murimo w'Imana. Natangire mvuga ku byingo, gasanga umupasiteri nk'ungu uricaye mu minsi mikeya cyangwa mu gihe gitoya ufite abantu mu itorero ryawe, ugize uwo musohokana wari ufite mu idini, wenda nta nakomerwa yitangira gukizwa, tangiye kujya kumukomangira, hodi naje nkingurira, hari byinshi byo kwisabira. Kose wampaye, ko tangira wampaye. Shabya bindi sura bimukagira ngo nibirayi cyane n'ibitoki uri gusaba. Ariko zama, tekereza uri umukozi w'Imana. Bakugira inama ngo abantu ntibave mu matorero. Oya muri no misarure n'ukuri mureke bwoko bw'Imana abantu b'Imana. Kuko hari ijuru kandi ijuru rizatarwamo nabera. Nta muntu utejejwe. Nanjye ndi kuvuga gutya ijambo ry'Imana kuko ntuye mu isi basha kuba nacumura. Ariko nimba ucumi akajya mugenzi wa guhugura. Emera guhugurika. Wikuvuga ngo ngiye ngo ndi pasiteri ngo ngo nasizwe amavuta. Uwo yagusize nawe ni umuntu. Ntabwo usize imbaraga arafite. Abasha kubashumba akaba yaragusize, ariko si gikwira ari we yagusize. Ari nawe kuko numva no muri no misi ko arimo ngo nabashaka kugenda ugasanga utanze amafaranga bakagusengera ukaba pasiteri. None ukajya guca ibintu mu idini, ukajya guca ibintu mu itorero kuko bakubonye, cyangwa se ukihe intuze cyo cyo ngo nigisha abantu runaka umubare runaka bara niko banze. Ikibazo si umubare w'abantu wigisha, aho ikibazo nabo ubwiriza bagakizwa. Ukajyana abantu mu ijuru. Ushize nigeze mbona umwuka w'Imana agira umugisha wo kunyereka igiti cy'umusaraba kumwe kiba kimanuye buti ikindi gitambitse. Mbona buryo ki igiti gihagaze
ngo ni inzira y'umuntu n'Imana ibahuza. Igiti gitambitse ni njyewe nawe tuduhuza. Ariko ugasanga muri iki gihe cya none ngo hari abapasiteri bamwe, abavugabutumwa bamwe baheraheje abantu mu gihirahiro muri wa mutima w'umusaraba. Baza kugira ngo bazamuke bagahera aho ngaho. Bagahera aho ngaho ibyabakiza byabazamura mu ijuru ntibabibone. Ugasanga abantu bahereye mbese ni gute, ariko se sinzi ukuntu ahari se nabisobanura ngo mubyumve. Ugasanga umukristo araje wenda uvuye ku giti cy'umusaraba n'ukuntu kiba kimeze gutya. Umukristo araje avuye hano iburyo, ahuye n'uri ibumoso, mwese muri kwinjira hano kugira ngo mukomeze mugende gutya, mugasigaramo aho ngaho. Kubera iki? Abavuga butumwa n'abapasiteri basigaje abantu aho ngaho. Umuntu araje ntarakizwa, utangiye kumuha igaburo, ntarakizwa nkuko yabatijwe mu idini, ashaka kuba yabatijwe se hehe, mu Gatolika cyangwa se yabatijwe mu Badive cyangwa se yabatijwe mu Baranamu cyangwa nehe, ntuzi n'ubutumwa bwe. Uwo muntu usanga wese ni n'umuntu wibereye ahantu ari, afite wenda n'umugabo utari uwe cyangwa se yibera wenyine. Ariko ngo nimbe mwarabatijwe ngo hahane, ntuzi naho batije, nta n'ubutumwa, nta n'ubuhamya baguhaye, ngo ntacyo ngo muzaze ngo kwigabura. Ariko ubwo ntabwo bikoranye n'ijambo ry'Imana, cyane cyane mu bantu bakunde mu matorero ya Pentecote. Babatiza abantu, bamara kubatiza akabagena kwigaburo. Ariko bwa abantu ngo ntacyo, ngo nambe namupfa kurasizweho amazi, ngo nawe ngo uzaze ngo ntacyo, ngo nawe umukirisitu. Ubundi kera bajyaga batubwira ko umuntu w'umukirisitu, kandi nako mbizi, agomba kujya kwigaburo uko yamaze kubatizwa mu mazi menshi. Ngo nta kibazo kugira ngo mbese mu idini abantu buzuye. Ese icyo cy'ingenzi dukeneye ni ukuzuza abantu mu madini, cyangwa ikeneye no kugira ngo twohereze abantu babone ubutumwa bwiza, babashe kwihana ibyaha byabo, bakire Yesu nk'umwana n'umukiza wabo, none ubone kubaha igaburo. Muri iki gihe cya none bapasi, njye ntabwo ndi pasiteri, ni ukuri njye busanzwe nkora akazi k'ubudiyakoni. Ubu muri no minsi ndi kudiyakoni wanjye, navuga ngo njye ni umudiyakoni wanjye, ntari mu itorero, kuko Yesu wampamagaye yarampamagaye. Imana yambwiye ati Valentine, haguruka ugende imbere. Najyaga nkiri mu Gatolika, nagira ubuntu, nababwiye ko nagira ubuntu bwo natangiye umurimo w'Imana nkiri munsi y'imyaka 18, nigishaga abana cyangwa se urubyiruko rugiye kwibatirizwa no kwihebwa Eucharistia. Imana inkura aho hantu, nkomereza mu murimo w'Imana. Imana yagiye inkoresha imirimo itandukanye mu shita David. Murumva, Imana yagiye inkoresha iby'ubutwari, igenda imirimo itandukanye mu itorero ryayo. Ariko muri iki gihe cya none, uzi ko umuntu akureba akagufunga umunwa, akakubuza no gusenga. Njya ahantu ndi, bantu muzumva buno ubutumwa bwanjye, muzansengere. Nabuze umuntu waba uri mu mwuka w'Imana bati rwose reka tugire dukora umurimo w'Imana hari ahantu. Abantu benshi bagira naho ko abantu tuje gufatanya ibintu, ugasanga kubera indamu bahari, nimba ari indamu, nimba ari ikibaba bakurikiye, ugasanga wapi rwose. Ni byiza ko twabanyedini, ariko idini ntizajyana umuntu mu ijuru. Ibyiza tube mu itorero ry'Imana ririmo abantu bejejwe, bemeye kwizera nk'umwana n'umukiza wabo. Njye hari ibintu byinshi ntajya nemera nshuti z'Imana, ugasanga bavuga ngo Valentine ngo buriya ngo hari ibintu ngo atajya yemera, ngo ntajya yemera guca bugufi, ngo ntajya yemera kwigishwa. Ni gute se uzanyigisha nayo ibyo udafite? Umuntu utababarira mu mutima wawe, umuntu akora ati kanaka rwose babarana kanaka, ora sinabivuga kanaka, urazi kuri ya muntu wenda akunda abagabo gena n'abagabo runaka, ukabuze ko umuntu arihana, ushaka kumugira inshuti yawe, ugashaka kumuteza abagenzi ngo ajye gutukana, ugatirika kwirukana abantu mu rusengero. Koko ni iki wanyigisha nawe udafite? Ko nawe ntacyo ufite muri wowe, ni iki wanyigisha? Ese ni iki turi guha abakristo bagenzi bawe bari aho ngaho? Ugasanga umuntu umwe arigeze ambwira ati koma mubyeyi, ati wihangane, ati twumvishe ibyawe. Ngi kibazo se amagambo abantu bamvuga, mujye muvuga, uvuge n'undi wo ku ruhande rwawe na kanaka umuvuge, ushaka ukireho na sinya. Ariko uvuga uti hari umunsi umwe, hari umunsi umwe igare rishaka kuzamaruka ryawe, hari umunsi umwe impanda izavuga, njyewe nkavuga ibyanjye nakoze, nawe ukavuga ibyawe. Hari umunsi umwe ngeri nzaba naraguhemukiye, nkagusaba imbabazi ukazinyima. Hari umunsi imbere Imana twese Imana izadushinja. Hari umunsi wowe ahari uzaza Valentine ampa imbabazi nkazikwima, urya munsi nanjye Imana izanshinja. Ariko cyari gikwiriye ngo nimba uri umukozi w'Imana, hinduka, Imana ikugirire neza. Hinduka kugira ngo natwe ibyo tuvuga tubwira abandi ejo bitazadushinja, kuko Imana yo ntago inegurizwa izuru. Imana ishaka ko duhinduka, Imana ishaka ko duhindukira mu byo dukora, kuko ibyo dukora ibyo bizadushinja imbere y'Imana. Ndibuka igihe kimwe ndi ahantu gusenga, nshuti zanjye ndasa nk'utanga ubuhamya, nagiye gusengera ahantu mu hantu ntuye, nkajya mbona abantu barava muri Afurika nk'abandi byari byose hari ahantu, kuko ari kuza bavuye mu matorero yacu wenda ya Pentecote. Reka ngende nyesengera ahantu bajye baza ko nabo bahasanga ahantu.
igihe kimwe abantu bamwe ati reka tugende tujye dusengana, turasenze igihumbi kimwe, umuntu w'umusore aje ambwira ati ariko reka tujyane mu cyumba kanaka ataje dusengane nijoro. Ndavuga kada, iwacu mu itorero navuyemo tugira gahunda y'itorero, tugira gahunda y'itorero. Ni gute se umukobwa n'umugore nako umukobwa cyangwa umugore n'umugabo bajya gusenga atari umugore wawe, ukajya muri iryo dini, muri icyo cyumba ukagenda ugasenga? Ese mu gitondo n'ubuhe buhamya muzaha ababumvisha? N'ubuhe buhamya muzatanga? Muganiriza gute? maze ikintu cyahabaye, yatangiye kungenda barantoteza, abayobozi bose barantoteza, kugeza aho nkorewe inama nakorewe inama guhera saa 12 kugeza mu saa 6 z'ijoro. Abakristo bose ntibameze ibyahabaye. Ntabwo hari mu itorero runaka ntashaka kuvuga izina, naragiye mvanireka njye kuvuga ubutumwa bwiza, kuko ino aho nababwiye nasengeraga nyine nasengera mu itorero ry'abazungu, ubutumwa nkagenda mukoreraho Imana intumye mu gihe runaka ishimwe. Bankorera inama, Valentine ashaka kwigira umukuru w'itorero, handitse ndi n'umudiyakoni ngo asanzwe narasengeye mu itorero nturukamo, ariko aho hantu icyo nakoraga naririmberaga gusa, ubundi nkisengera Imana. Uzi ko naje kuva mu itorero ngambaniwe n'umuntu witwa ngo yansabye kujya gusengana, nayo ndabyanga. Amatorero muri ino minsi rero nimba ameze gutyo, bantu b'Imana dusengere, kuko itorero ry'Imana riri gukendera. Abantu benshi b'Imana bari kugera i Burayi bakabivamo, babona amadini bajya kwihishamo bakayabamo, ugasanga bagiye kuvuga abantu wo kwiteyeho naratutswe kandi nitwa umusazi, uriya ni umusazi, wakuzura umwuka we, uriya naba yita igisukunu, yuzuye abadayimoni. Ariko bantu b'Imana, none se ko kiri umuntu yayoborwa n'umwuka w'Imana? Ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Nakagutuka ngo uri umusazi kuko wuzuye umwuka wera, umuntu akaguteza undi kuko ari umukozi w'Imana, bati ngiye n'ingito uyobora rino dini azasohoka agiye atazajya nabo yanduza. Uruzi niba umuntu yandura akuzura imbaraga z'umwuka w'Imana, agatinya icyaha, agatinya gusambana. Gusa nga pastor biti gihe ntibatinya kujya gukomangira abandi bantu, yarangiza kongera akaza gushuba mu itorero. Baguhugure wanjye bubanga burankana kanzamuteza abantu b'abapagani ba mu rusengero rwanjye, kugira ngo ntabwo nita abantu abapagani mu mbabare, kuko umuntu w'Imana ntabwo njyamenye igihe yakirizwa. Ariko umuntu utabasha kwihana yemwita umupagani wo mu rusengero. Ni ukuri kwa dukwiye kugira ngo ingeso za gikristo tuzigendane, we guteza mugenzi wawe undi umugire nkaho nta gaciro afite imbere yawe kandi afite agaciro mu itorero. Ese nimba ngende mwene so dusengana ukaba atampesha agaciro mu itorero ryawe, ukaba udahesha undi mugenzi wawe, wenda umukirisitu uje ari mushyashya, wenda umushyashya uraza ufite uyu muntu kandi sinzamushora, ugatangira kujya umutoteza. Tera muntu bajya gona ukabona umupasiteri cyangwa se umubwiriza butumwa ijambo ry'Imana bashe kurisengera, ariko muri iki gihe ushaka no kwinjira mu idini itorero runaka, ugasanga batangiye gutegura ryarire kugira ngo bagutoteze ejo utazasubira no mu rusengero. Kuko hari igihe winjira mu itorero ugira ngo ugiye kumva ubutumwa bwiza, wagera ugasanga niwe bigishijeho, we barakubwiye. Nimba hari aho wenda yageza mu nzira wenda mugahura ari nko kunywa inzoga cyangwa yakora ikintu runaka, azagutoteza kugira ngo azere ko yazahava gutazavuga n'ibye. Igihe kimwe nigeze mbabara urusengero ahantu narindi, hano mama umwe wigeze kujya haza yari yapfushije umugabo. Uwo mama none hakaba hari umuntu wari umuzi, wari ngo kumurambagiza, yaramwanze, yamuteje itorero ku buryo umuntu wese yigishaga kuri uwo mama. Ibyo bintu uwo muntu yari yarabinganirije, noneho nabona umuntu wese ahagutse akahigisha kuri wa mubyeyi. Uwo mubyeyi yageze ngo acika intege kugaruka muri iryo torero. Ariko se mu by'ukuri biba bikwiriye? Nimba uri kuri uwo mwanya wo kuvuga ubutumwa, vuga icyaka hakuzanye, wigisha ijambo ry'Imana baje no gusengera. Imana nitugirire neza. Ni ukuri ibyo dukora Imana izatubaza, kuko idini Imana yishimira, itorero Imana yishimira ni itagira uburyarya. Kuba uburyarya mu itorero ntabwo uri hesheje agaciro habe namba. Kuko muri iki gihe umuntu akwigiraho mwiza ukumva rwose ngo gutya, kandi yagira ku ruhande akakunegura, yagira ku ruhande akakuvuma. Ariko se mu by'ukuri ubu uri itorero ry'Imana? Ese abo bantu turi gushumba turi kujyana duhejeje mu ruhirahiro, Imana ntizabitubaza? Yakeka ko Imana izabitubaza. Imana izabitubaza. Ke Valentine uyu munsi wari muri icyaha, Imana izakimbaza. Nawe nukora icyaha Imana izakikubaza.
Eh, kuzuza abantu mu idini ugasanga umuntu nta munsi n'umwe ucyaha ijambo icyaha barikuyeho, abigisha bamwe na bamwe icyaha bagikuraho, kwihana bari mu masengesho ngo ntabwo ari ngombwa ko abantu bihana ibyaha ngo bature. Reka kwatura wenda butizeye, wenda ujye ku ruhande urebe uwo waturira wizeye, ariko ujye gusenga abashe kwatura, kuko hari impamvu Imana itwima amatwi. Suki ukuboko kw'Imana kutaheze ngo dukore, suko amatwi y'Imana atumva, biri muri Yesaya 59, ahubwo nuko imitima yacu idakiranuka, suko Imana itakora. Ese impamvu n'iyi corona sinzi ngo ikorona mu Burundi duhejeje mu rugo, abantu benshi bakaba babaye mu ngo, babayemo kubera iki? Kudakiranukira Imana. Umukiriza akaza avuye gusambana w'umugabo, avuye guta umugore, avuye gusambana n'undi mugore, araje atanze igaburo. Kwigaburo ni ukuri, araje ari kwigisha nayo ibyo bitamurimo. Ntago ari ko mwakwigisha, ariko muzabibera by'abandi, bambuke mwege musigare. Uwiteka natugirire neza. Birababaje, ngiye muri no misa aho nkorera ubu ngundi mu rugo, baranciye mu itorero, nako sinaciwe, narirukaba. Umuntu azira ukuntu uri umuntu akakwirukana mu itorero, uzira uko wavutse, uzira ko ngo umwuka wera ni ikintu umuntu adatira. Umwuka w'Imana ni ukuvuga ngo nimba wuzuye imbaraga z'Imana, senga Imana iwuguhe, wigira icyari rya mugenzi wawe, kuko uje umwuka w'Imana ntago ari amazi umuntu ajya kuvoma kuri robine. Hano iwacu dutunze za robine mu nzu, ari ibyo ngibyo yagize nka kudahira nawe nkaguhereza. Ariko werekane mugenzi wawe ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka n'ibyinshi nakavuze. Wenda hari uzanyumva ngari azagerageza kugenda agira ibyo akuramo, ntabwo ngiye mbigize ibanga, kuko ngiye ntabwo ndagasanuka k'abadayimoni. Umuntu akaguhemukira ko ufite kana ko ufitanye ikibazo se rwose mushumba wagira gutya, reka da mvi ruhande, kuko ngiye by'amatorero y'iwanyu wenda y'abantu ze runaka ntabwo ngiye nkiyarimo, nkunzana nk'ikirokore. Kuri urashaka kugwiza abantu mu idini se rizakumarira iki? Idini ni mudakizwa, idini ni mutajyana abantu mu ijuru, rizakumarira iki? We mushumba, we mwigisha, we mudiyakoni, rizakumarira iki? Ugasanga mu itorero abantu bashingira kugira ngo bagende ku bandi, bagira ngo babace intege. Umuntu azagutuke atumwe n'umupasiteri cyangwa se undi muntu runaka kugira ngo aguce intege. Ariko rero ubu twese turi ku nkoko. Imana irimo kutugosora, ni mwihane bantu b'Imana. Bwoko bw'Imana mwihane, bapasiteri bamwe na bamwe bari mu nsengero, mugenda muvuga abandi mugafatikana akaburi yavuye ahangaha yita umuntu runaka. Nagize n'igihe nigishijwe ko aho naturutse mu pasiteri runaka nawe afite abantu ngo abana be bamunaniye. Ariko nibwo aba bana b'uwo muntu, kuko abo yabyaye abantu ntabwo yabyaye imitima. Nanjye narabye sinabyaye umutima. Imana itugirire neza rero, ni ukuri duhana umugisha. Ndanezerewe, ndumva mbohotse kuba mvuze no magambo ni menshi, rimwe na rimwe afite kubujyanye n'agaciro k'umuntu mu itorero ari kumwe n'abagenzi be. Ugasanga ushebeje umuntu kuko uzi ko aho turi hari itorero rimwe cyangwa se n'iyo Pentecote, kuko amatorero atandukanye biterwa. Ngiye nahamagawe ndi umurokore, niko Imana yampamagaye. Aho ndahangaha ntabwo ndagirirwa umugisha ko mbona abantu, mbona se wenda umupasiteri Imana iduhate genda wa muntu w'Imana ugejeje hari ahantu. Kandi nge se kuvuga ngo ngewe cyangwa wowe hitamo aho ujya gusa ngo umuntu wese yezwe mu itorero rye. Ngewe hari igihe umuntu ujya mbwira umuntu kuba mu itorero si ukuvuga ku itorero rya kanaka cyangwa runaka, ahubwo abo mu itorero ubasha kuba uri uweshejwe, kuko idini ntabwo rizatujyana mu ijuru. Imana iduha umugisha rero. Ndangirije ahangaha, mbasaba umugisha. Mwibuke kumpa komanteri, mu komantere rwose ibyo navuzeho. Ubutaha umwanya ni mutoya, utaha tuzavuga ku bindi. mu mperayike mukore subscribe, ubwo naho utaha. Imana niduhana umugisha. Igihe cyawe kibaye nk'ikirangira aha. Ciao. Imana ibishimire.